Muri aka kanya reka twakire Pasiteri Karirwa Gatabazi Christine atugezeho isengesho. Banyakubahwa, nagira ngo twongere duhaguruke twubaha Imana maze dusenge. Murakoze. Kuri uyu munsi wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi hamwe n'abanyapolitike bashyinguwe aha ngaha, nagira ngo nshimire ubuyobozi kubw'uyu mwanya wo gusenga Imana kugira ngo iturangaze imbere mu bikorwa byose byiza by'iki gihugu gikora kugira ngo twongere twiyubake nk'abanyarwanda. Mureke dusenge. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza ukiranuka, Imana yaremye ijuru n'isi, ibirimo bigaragara n'ibitagaragara. Ni wowe wabanjirije byose, ni wowe uheruka byose, ni nawe ubeshaho byose. Twongeye kuguha icyubahiro muri uyu mwanya, tuje nk'abanyarwanda, igihugu cy'abanyarwanda n'abanyarwanda Mana bagize amateka akomeye ndetse aruhije umutima, ababaje umutima kubw'uyu munsi wo gusoza iki cyunamo nyuma y'imyaka 28. Imitima yacu yuzuye amarira menshi avanze, amarira y'ibyishimo, amarira y'umubabaro mu gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abanyapolitike bazize kutemeranya n'ingengabitekerezo yaroshye iki gihugu mu icuraburindi ry'umwijima. Twemerere rero dusuka amaganya yacu ndetse n'ibyishimo byacu Mana imbere yawe, kuko ari wowe ubasha gusana imitima yacu, ukunga imitima yacu, ukongera kubaka ibyiringiro, ukamurikira igihugu cyacu umucyo. Mana ukaturangaza imbere, ukaduha n'imbaraga zo gukomeza kubaka iki gihugu ndetse n'imitima y'abanyarwanda mu bumwe, kugira ngo iki gihugu gihinduke umucyo mu mahanga yose. Turagushimira rero Mwami Imana nyiricyubahiro Data, ko wabanye natwe muri iyi myaka 28 ishize. Tugushimiye ubuyobozi bwiza waduhaye, kuko ijambo ryawe ritubwira ko ari wowe ukuraho ingoma ugashyiraho izindi. Turagushimira Nyagasani Imana ishobora byose, ko waduhaye ubuyobozi buturangaza imbere Mwami Imana, bukaduha indangagaciro nziza z'ubumuntu ndetse n'iz'ubumana, kugira ngo tubashe kubabarira abatugiriye nabi kandi duharanire ubumwe bw'abanyarwanda bwose, hamwe n'ibisebe, hamwe n'amarira, hamwe ndetse n'amarira akiri mu mitima ya benshi. Mana turabigushimiye kuko wabidushoboje nubwo byari bikomeye. Twongeye kugushimira Nyagasani Mana ishobora byose, ko wafashije ingabo zacu kugira ngo Mana nyir'ijuru n'isi zihagarike jenoside yakorewe abatutsi. Twese turabyibuka, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, suko twari dufite ubushobozi n'intwaro zikomeye, ariko washyize mu mitima y'abanyarwanda umutima wo gukunda igihugu, umutima w'ubumuntu, kugira ngo Nyagasani haboneke imbabazi, haboneke gutabara, haboneke ugukunda ndetse no kwitanga mu buryo budasanzwe. Mana nyir'ijuru n'isi turabigushimiye kuko wabishoje, icyiza kigatsinda ikibi, icyubahiro kibi cyawe. Twongeye kugushimira cyane Nyagasani Mana ishobora byose, uru rugendo tugendanye nawe, iyo tutaza kuba tugufite Mwami, tuba twaracitse intege ndetse tuba twarabuze ibyiringiro rwose, ariko wadusubijemo imbaraga n'ibyiringiro. Uyu munsi Mwami Imana nyir'icyubahiro, igihugu cyacu
gihagaze mu ruhando rw'amahanga, Mana nyir'ijuru n'isi, kivuga ibyiza hamwe n'uko cyavuye mu icuraburindi ry'umwijima. Turagushimira rero Mwami Imana nyir'icyubahiro, ibyo wadusabye nk'ubuyobozi, ibyo wasabye ubuyobozi barabikoze, kuko ijambo ryawe ritwereka yuko uri Imana ica imanza zitabera kandi udakunda akarengane. Turagushimira Nyagasani Imana ko wazanye ubutabera muri iki gihugu, kugira ngo Nyagasani Imana ishobora byose iki gihugu kibashe kwiyubaka. Mu mitima yacu rero muri uyu munsi twongeye kugutura aya mashimwe, ariko utwemerere tuguture n'icyifuzo gikomeye cy'ibintu tugihangana nabyo by'ingengabitekerezo ya jenoside, bishaka kugira ngo bidusubize mu icuraburindi. Turasenga Mwami Imana nyir'icyubahiro, nyir'ijuru n'isi, wowe ugenga imitima y'abantu bose ndetse ushobora kuturemera imitima mishya. Turasenga kugira ngo icyo kibi kimirirwe, ukimirire mu mbaraga zawe, ukimirire mu bubasha bwawe, ukimirire mu bushobozi bwawe, ukimirire rwose. Kandi Mwami Imana nyir'icyubahiro, uhindura imitima y'aba bantu bose Nyagasani, uyigarurire, ubamurikire umucyo wawe, kugira ngo Nyagasani bave mu kibi, hanyuma bagaruke barebe icyiza, bakurikira icyiza kandi bakora ibyiza, kugira ngo Abanyarwanda twese mu bumwe tubashe kunga ubumwe, tubashe kubaka igihugu cyacu. Turabigusabye kuko ari wowe ubishoboye, ni wowe ufite ububasha mu mitima, hejuru y'imitima y'abantu bose. Rero turabigusabye, turasabira umugisha ubuyobozi bwacu Mwami Imana nyir'icyubahiro, Perezida Kagame ndetse n'ubuyobozi bwose Mana bumugaragiye. Turabasabira umugisha, turasaba ihumure ku Banyarwanda bose n'igihugu cyose cy'u Rwanda. Turasaba kugira ngo Mwami Imana amahoro aganze, ubutabera buganze, kandi n'icyubahiro cyawe gikomeze kugaragara mu Banyarwanda bose. Turagushimira rero Mwami Imana nyir'icyubahiro ko uzakomeza kuturinda, ukaduha ihumure impande zose z'iki gihugu, ukaduha Mwami Imana gutera imbere ndetse no guhinduka ishimwe mu mahanga menshi. Mana turagusaba kugira ngo urinde imipaka y'iki gihugu, ndetse Mwami kugira neza kwawe utugirira buri munsi uko bwije n'uko bukeye bizahinduke umucyo no mu yandi mahanga. Kandi ibyo byose turabisabye tubyizeye mu izina rikomeye risumba andi mazina yose, n'izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, amen. Akoze Pasiteri Christine. Tugiye kubagezaho gahunda ikurikizwa mu gikorwa cyo gushyira indabo ku mva. Hari imva rusange iherereye hariya hepfo mu ntangiriro. Abayobozi bakuru bajya gushyira indabo ku izo mva ni Nyakubahwa Perezida wa Sena, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu na Perezida wa Ibuka. Abo protokoli irabayobora. Ku mva ya kabiri ikurikiye imva itangira, igikorwa cyo gushyiraho indabo, abayobozi bakuru bajya gushyiraho indabo Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu n'uhagarariye imiryango y'abashyinguye mu mva rusange ariyizi. Ku mva ya gatatu ikurikira ya kabiri, abayobozi bakuru bajya gushyiraho indabo ni Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda na Inspecteur General wa Polisi y'Igihugu, Umuvugizi w'Ihuriro ry'Igihugu Nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki n'umuryango wa Rwayitare. Ku mva iri hano haruguru mu gice cyo haruguru ishinguyemo bamwe mu banyapolitiki bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, abayobozi bakuru bajya gushyira indabo ku izo mva ni Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'Abadepite, the Dean of Diplomatic Corps, abahagarariye imiryango y'abanyapolitiki bashyinguye ku Irebero. Haragenda abahagarariye imiryango ya Kavaruganda Joseph, hagende uhagarariye umuryango wa Rucogoza Faustin, hagende uhagarariye umuryango wa Ndasingwa Rondoir, hagende uhagarariye umuryango wa Kayiranga Charles,
hagende uhagarariye umuryango wa niyo yita Loyizi, hagende uhagarariye umuryango wa Kabageni Venansi, uhagarariye umuryango wa Kameyandre, uhagarariye umuryango wa Rutaremara Jean de la Croix, uhagarariye umuryango wa Itare Auguste, uhagarariye umuryango wa Zamurambaho Frederic, uhagarariye umuryango wa Ngango Felicien, n'uhagarariye umuryango wa Mushimiyimana Jean Baptiste. Abandi bazanye indabo batekerejwe ko baza gushyira indabo nyuma muri gahunda umuhango usoje kugira ngo twubahirize gahunda nk'uko yateguye. Nyakubahwa Perezida wa Sena rero, uyu ni umwanya wo kujya gushyira indabo kumva hakurikijwe gahunda tugejejweho, protokole yabidufashamo. Murakoze. Kumva rusange yo hepfo, Perezida wa Sena, Minisitiri wa Minu Ubumwe na Perezida wa Ibuka. Kumva ya kabiri ikurikiye, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu, n'uhagarariye imiryango y'abashyinguye mu mva rusange. Protokole yakomeza ikadufasha. Kumva ya gatatu, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda, Inspecteur General wa Polisi y'Igihugu, n'umuvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, ndetse n'umuryango wa Rwayitare. Kumva y'abanyapolitiki, ni Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, ukuririye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, the Dean of Diplomatic Corps, n'abahagarariye imiryango y'abanyapolitiki bashyinguwe muri uru rwibutso nari maze kuvuga mu kanya.
igikorwa cyo gushyira indabo ku mva cyakomeza